Kankanzi ngo ibyo Claire amaze iminsi awugiyemo ntabishira amakenga. Hagati aho amakimbirane ya Karemera na Honorine aragenda afata indi ntera. N'urunana. Amafaranga? Urashaka gukurikiza konzi kw'ibyo kurya bihari? Hari umugabo hariya mu isantere ufata ibihembo byo gutera inda. Bamwe bafatazashaka ibondo se zo guha abana ngo batajya mu mirire mibi. Uwo mugabo rero twavuganye ko nava kuyizana mpaho ibiro nka bingahe nanjye nkihera abana bakagira ubuzima bwiza. Iriya fusi ngira ngo bayiha imiryango ikenera kugira ngo irinde abana babo kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi harimo n'igwingira. Nyine nicyo bayibahera. Hanyuma ariko iyo yishaka nyine kandi utayemerewe nk'uko kwacu ushaka uyemerewe ukamukubita makeya ubundi mukayisangira. Ose ukuntu ari nziza ku bana. Ubu rero nta mafaranga mfite aka kanya rwose. Kereka nyagujije ku ikaragiro nkareba ko baba bampaye makeya. Ese ubwo ntugaruka yayitanzira? Erega bari imari ishyushya abantu benshi baba bayirwanira. Ariko niba bayitwaye bajyane ubundi babuze ibyo abana. Papa ntugende utamaye amafaranga yo kugura ikayi. Yamakaye yose nakuguriye se arashize mwana wa? Oya, ayandi ndacyayafite ariko y'imyitozo yarashize. Ko twari twaguze ikayi nini ishize itera zana none ndebe. Akira. Ahubwo se ko mbona utajya gusoza imyitozo dore aha ngaha ntibagukosoye n'aha ntibahakosoye yamaye mugwane kuki utajya gusoza imyitozo. Mwarimu wacu ntakakidukosora aduha imyitozo twajya gukosoza akatubwira ngo dusubire n'amakaye yacu azadukosora ejo. None se ubwo umuntu yabwirwa n'iki niba ibyo yiga byumva cyangwa ari uguti nyuma yahuye? Nimugoroba rero utaye wakosoje imyitozo yose yose batagukosoye ikosoze kandi ndaza kureba rwose ndeba amanota wagize dore aha hose dore. Nase mwarimu niyangana none akavuga ngo amakaye nituyasubirana azadukosoresha. Ndaza kumureba. Ese urukanzwa n'iki wakwitonze muko? Ariko urabona hatamaze gucya mama abandi bagiye gutangira gusobanurana mu matsinda. Wabonye urwitwazo rwo kubyuka wiruka. Ariko mubaza iki mubaza wa mugani uri kagenda. Niko kire. Karame. Ninjoro buriya watashye sangaye. Sinarebye ku isaha ariko hari hakiri kare mama. Kare sangahe nyine ko ari cyo nkubaza. Nka saa moya wenda. Urabivuga n'amatama abiri nta n'isoni. Ese ubwo saa moya wetetanagura utwurujyana hekere. Ariko sinari natinze cyane. Papa nitwahuriye hano. Oya kire. Ariya masaha nanjye ntabwo rwose nyashyikiye. Ntabwo ari rwose kumwana w'umukobwa ungana nawe. Ariko nayo ndi kumwe n'abandi bana b'inshuti zanjye. Yego mwari kumwe. Ariko nyine ariya masaha ntabwo ngewe nyemera. Yuzindi kugende wige hanyuma utahe hakibona. Yiga se ubu ubona uyu nguyu akiga. Ahubwo ko ngewe namaze kumukeka. Waketse iki se mama? Ndahira ko udafite umusore mucuditse. Ibizamini ukaba warabigize urwitwazo rugufasha kwiriranwa no kurarana nawe. Aya kankwa. Yivuze kurarana nawe rwose aho ngaho bakabishe. Wenda koko ariga mu matsinda na bagenzi be nkuko bitubwira. Ariko nyine gutaha kare ibyo rwose ni ngombwa. Ibyo byose byo kurarana nawe urarengereye. Ubu se koko mbagire niko numva mutangiye kunshidikanya. Byibuze sinze kunyana n'abana twigana mubone ko nabandi ngiye nyine. Umva mbese. Nta bana dushaka kumva, nta matsinda, nta mashuri. Ngewe na so twakubwiye nukujya utaha kare. Ibyo ni ibyawe kwigarata mu matsinda ngenda bishyikiye gutaha kare byo ni hamwe. Isaha ya kuruta agomba kurenza ukiri mu gasozi ni saa 12. Uranyumva? Saa 12 ko abakiri kare cyane mama. Uziko hari ubwo zigera tukiri ku ishuri mu matsinda dusobanurirana. Ubwo nizizajya zigera ukiri mu matsinda uzajya uhita uyararamo ntibuka kugora uza kunsakuriza ngo urankinguza. Urumva? Ese ko mbona wicariye aho ngaho nori? Washakaga ko hanyicarira se? Umugore ko mubwiye neza ukanyuka inabi kubiri. Ariko ngusubije ibyo mbajije. Ubwo se ko mubajije impamvu wicaye kandi nzi ko ugomba kujyana umwana ku gipimo unsubije iki? Hari ibyo wari wambwiye se ko ngomba kumujyana uyu munsi? Ni ngombwa se ko mbikubwira wowe nta gipande ufite ntibyanditseho. Umuyasema yamenya gusoma ate. Ibyo ni ibyabareye abamwarimu bize kaminuza da. Hanyuma Sereya akaba ahuriye no gupimisha umwana wacu.
si mukase se nyina adahari nawe ntiyamujyana kugapimisha umwana w'umugabo we. nyamara ntumeshe wa mugore we. Reka mureke nigire mu kazi gusa ngaruke nsanga bavanye umwana ku gipimo. Wowe waje ukamujyana se nturi se? Wowe se umujyanye wabiki nta mwanya ufite cyangwa ntuzi akamaro ko gupimisha umwana? Ntako nzi nsobanurira ngiye sinize. Niba ntabyo uzireka mbikubwira Honori. Abaganga batubwiye ko kujyana umwana ku gipimo uko byagenwe uranyumva bifasha umubyeyi gukurikirana imikurire no kumenya ibibazo umwana afite mu mikurire ye agafata ingamba hakiri kare. Ndumva ari gatigisimu wafashe mu mutwe da. Ntabifata se. Erega gupimisha umwana wanjye ni bimwe mu bifasha kumenya rwose niba afite ubuzima bwiza kandi akura neza. Sawa rero icyiza ni uko ubizi kandi ukaba ubifitiye ubushobozi. Fata ingobyi umuhe kurajya ku cyuma umuvanye kwa muganga. Ariko mu mutwe we havuyemo burodi. Si gusa rwose. None se urumva ko kutajya gupimisha umwana? Mbikubwire mu ruhe rurimo ariko kugira ngo ubyumve kareme. None se kurinjije nk'uko ubyivugira ubwo ko kurumva ibibazo dufitanye cyo kuba ntarajya iwanyu gusaba bikwiriye rwose kubuza umwana uburenganzira bwe bwo gupimishwa nk'abandi. Dore ugarutse boko bokuze shira kibondo urayibuze. Reka wa mugabo wendeka rwose umwakubaho. Uyimeneye mu nzira? Imena se nayibonye. Usanze yisubiyeho ze yarayikwiba. Reka da sanze ishafasha kamabuye. Apu nka kwa kurira vuga usanze abandi bayitwaye. Kare cyane. Gusa mpfaye kumusigira amacyanda amubwira ngo ubutaha nyine uramenye ntuzancure. Ngaho rero unyumvire ugusize amafaranga azagurwa ifuta ziri gizazira. Erega wowe nuko utabizi iriya ni imari ishyushye. Abantu baba bayirwanira iyo ugize amahirwe ukayibona ukabona uwemera kuyigurishwa mu makeya ubutomboye. Ese ubwo amafaranga mubaha bayakoresha iki? Umva ruremesha ra. Ubwo se urumva ibyo bindeba koko? Ewe iyo amaze kumpa imari nkamuha amafaranga yanjye ababayaye ibyo yakoresha rero ntago biba bindeba. Byibuze se ubwo bagiye baguramo utundi tuntu dufite intungamubiri zituma abana batagwingira. Ibyo naferi z'umuntu yawe ibyo ngibyo sinabyijandikamo. Amafaranga aba yamaze kuba ye yayagura ibijumba akabiha abana, yayagura agacupa hanyuma akareba ko yashira icyaka, yayagura igitenge, ibyo ntibiba bindeba. Hasigaye rero ngo ubwiyegereza zacika mu bana batoda. Nzaba mbarira. Ubuse niba nibyo babahaye ngo barwanye iyo mirire mibi babigurisha bakiguramo inzoga n'imyenda, uburambwira ko abana bizarangira bigenze bite ko? Azagwingira da? None se ko ntari leta ibyo urabimbaza ngo ngusubize iki koko? Ari leta. Leta ni inde se? Ntago ndi leta ari. Papa ngikaye. Urayizanye? Zana hano ndebesha. Ariko se kuki batagukosoye? Ngo bakwereke ibyo wishe n'ibyo wakoze. Ticha ntabwo kidukosora. Ariko ticha nyabaki? Cyangwa urabeshya niwe udatanga ikayi ngo bagukosore mu mugwane? Oya ntabwo mbeshya. Muzabaza abandi banyeshuri tukigana. None se mumukiriye amakayi mukamubwira muti dukosore. Abahakanira babwira ngo iki koko? Ngo nitumuve imbere yifitiye ibibazo. Ibi rero ntabwo nabyihanganira rwose. Byanze bikunze ngomba kujya ku ishuri nkamenya ukuri. Sinumva ukuntu umwarimu yaha abana imyitozo adakosora. Dore ikibazo muziki iki cyari gifite 15 ari kimwe we. Mukizane tugikosoresha ugeze Imana akaza 3 nibi wakosoye. Ni nkaho cya kabiri ubukibonye ku bibazo 3. Harya ubundi muri section B umuntu abagomba guhitamo bingaye. Yo mama iwe ndapfuye we. Ariko tinyinga ugakabya jojo. Cyane umubyiwe n'ufata ari mwebwe muzi uko nyimbwa zinzira. Kwa nganze. Zirakuzira sarubwo muzirenge. Simbizi banza amaraso yanjye aziryohera kuko iyo duhe yose bishaka kundi. Ariko nawe urakabye. Kuburyo imbwa iri hanze yagusanga mu nzu ikakurya. Nyine shaka kutansanga mu nzu ikantegereza hanze ikaza kundya ntashye. Ntiyambonye se ninje. Ego ko. Yewe icyakora urayitinya rwose. Ngaho garura umutima kuri ibi bibazo. Umurate ba turi kumwe niyakurya. Kiraganira nande Kire. N'abana b'inshuti zaje turi kwigana. Kuva ryese kwa Bushombe harabaye mu ishuri.
nabazanye kugira ngo twigire hano naza gutaha ninze bikakubangamira mama. ubwo rero ufatira inzu yihindura isoko. ariko rero ntabwo turimo gusakuza mama kere ahubwo mwiriwe mama kere. tugenda mwirirwa iki ese burya mwaje kwipfunengeza mu nzu muri kumwe n'abasore? oya ni inshuti zacu nabo turigana. inshuti zacu nayo turi ubwo rero muhengereye ntahari murikoze inkumi n'abasore muraje mu nzu kwa Bishombe mugiye mu byo mujyamo ntazi. ariko no kwiga nta kindi. ceceka wa gahungu cyangwa umbwire nkwasuye niwo ndumbiriza umwana agataha amajoro. ndarengana ntabwo murumbye. urumbya nde? urumbya Jovine? kuri ntabwo tujya turumba turiga gusa. kere ndavuze ngo mpumbye kabiri nta nshakarafu y'umunyeshuri ngibona hano. uranyumva? none se ko bari baje ngo twigane. ceceka aho ngaho nta bisobanuro byawe nshaka kere. iwanjye si mu ndiri y'ibirumbo. ndavuze ngo mpumbye rimwe bagiye cyangwa se umurimbwi banyirukanire. ariko wanditse uranshakaho iki Kareme? none se ntabwo ushaka kumbwira uko umwana wanjye ameze? hari uwo najyanye se si nguwo wamurebye uko ameze? ndakubaza niba abaganga bakubwiye imikurire ye uko iteye, niba yiyongera niba asubira inyuma kugira ngo tumenye nyine icyo dukora. ntabyo nafashe mu mutwe rero. kubera icyo utabifashe mu mutwe se? sinari nzi ko ubikeneye. ariko ubundi uba muzima wa mugore we, kuki se wumvaga ntashaka kumenya ko ubuzima bw'umwana wanjye rwose buhagaze? aha mba numva ubuzima bw'umwana wabyaranye n'umuya ntacyo bikubwiye Kareme. ariko iby'ubuyayo uhora unyurira ntigeze mbikubwira. nyoko yarabikuvugiye yicuza impamvu washatse umugore w'umuya kandi abadiporome buzuye hanze aha. ariko ko nagusobanuriye kenshi ko ibitekerezo bya mama ari ibya mama n'ibyanjye bikaba ibyanjye. sinzi rero impamvu rwose udashaka kumva ibyo nkubwira ahubwo ugakomeza kwihambira ku bya mama yakubwiye. niba ntumva ibyo mbwira se wumva ibyo nkubwira Kareme? icyo wambwiye sinyumve ni iki koko? ubuse maze iminsi ntera iyihe ndirimbo? sintera gusabwa nkiyikiriza gusabwa ntiwanyimye amatwi se ukigira nkaho utanyumva? ibyo narabikubwiye rwose ko tutajya mu byo gusaba no kuko tutavugana nawe. naho rero sinakubwiye nti uzabanze rwose ukemura ibibazo mufitanye, urumva, tubone kureba niba byo gusaba no gukora niba byanakorwa. nanjye rero narabikubwiye ntacyo namukoshereje nta mbabazi nzamusaba. nuko rero reka gukomeza kubigira urwitwazo ngo ntanze kujya gusaba. nawe rero wikomeza kuntesha umutwe umbaza ubusa. wahisemo kunsuzuguzanya uko ugenda aba ari wubaza ibyo ushaka kumbaza. ariko Nori, uzi ko amakuru urimo kunyima ararebana n'imikurire y'umwana wanjye? umwana wabyaranye se n'umukobwa w'umutindi utajya no gusaba ubwo ntabwo utera ipfunwera? kandi ugira amagambo mabi wa mugore we, antera ipfunwe se niko nakubwiye jewe? Kareme mba mbona rwose akubangamiye anagutera iseseme. ubanza hari waguha amahirwe wanamwica akakuva imbere. uvuze ngo icyo Nori ngo ntagira n'umwana wanjye ndahera ko usembuye ntakugira nabo Nori.